Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Ngiye kubereka uko wategura imboga ziri steamed. Imboga ziri steamed, turafata borokori niyo tugiye guheraho. Ufate borokori yawe uyitiriminge neza, ujye ugenda ukata ziriya borokori forest, hanyuma nurangiza kudukatakata ukoresha intoki utirimingeho turiya tutubabi tutari dukenere tuduteka. Ushobora no kudutiriminga nanone ukoresheje akuma, ukajya ukoresha akuma ugenda utuvanaho neza, ukadukoramo duto dutoya kuriya. Nibyo bita borokori forest. Izi mboga ngiye kubereka uko bategura, cyane cyane wazitegura ari iz'abarwayi, abarwayi badakenera ibintu bikaranze, badakenera ibintu biri mu mavuta cyane. Izi rero aba ari izo gutegura cyane cyane abantu b'abarwayi barazikunda, ni nka regime. Nushaka gutegura imboga za regime ziryoshye, ujye uzitegura gutya. Urafata isafuriya uyishyiremo amazi, amazi uyareka abira, namara kubira ufate za borokori zawe uzishyire muri koranda, uteremo olive oil, numara gushyiramo olive oil ushyiremo n'akunyu na black pepper, salt, umunyu, black pepper, nurangiza uvangavange neza. Nibimara kwivanga, olive oil imaze kwivanga na n'umunyu n'agasenda, urapfundikira neza na aluminium, cyangwa se ubiterure ubijyane kuri ya safuriya irimo amazi ari kubira, utereke hejuru y'isafuriya irimo amazi ari kubira. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hanyuma upfundikire neza na aluminium, ushyireho n'umufuniko w'isafuriya ku buryo nta mwuka uratambuka. Urabona amazi yacu hano twayashyuhije ari kubira. Amazi hano ari kubira. Icyo turakora, turafata ya koranda irimo borokori zacu twateguye neza, dushyireho, tuyitereke muri ya safuriya. Niturangiza dupfundikire na aluminium, dushyireho n'umufuniko. Numara gushyiraho umufuniko ubireke ubiteke iminota 10. Iminota 10 imboga zacu ziraba zigize gute? Ziraba zihiye. Urabona zamaze gushya, zabaye steamed. Mbibutse ko guteka steaming ni uguteka udakoresheje amazi, ibintu bihishwa n'umwuka. Reka twumve uko izi mboga zimeze. Urabona zahiye, delicious, ziraryoshye, zimeze neza. Urabona ko zahiye, zahiye rwose, kandi nta mazi twakoresheje, ni umwuka twakoresheje. Uburyo bwa mbere ni uburyo bworoshye nawe wakora, waba udafite ifuru cyangwa oven, nta rwitwazo, wajya ukoresha koranda ugateka imboga ziri steamed. Ushobora kudasitiminga borokori, ugasitiminga n'imboga izo arizo zose, imiteja, karoti wakase neza, intoryi, imboga izo arizo zose wazisitiminga, n'ibirayi wabisitiminga. Kandi mbibutse ko ibintu bisitiminze biba bibitse intungamubiri zabyo, kuko ziba zitahuye n'amazi ngo zisohoke zijye mu mazi. Hanyuma nurangiza ufate za borokori uzipuretinge neza ku isahani. Numara kuzipuretinga ku isahani, ushyireho tomato relish. Tomato relish ni itomati utekana n'agasukari, ugashyiramo umunyu na pepa, ubundi ukadukaranga neza tukamera ko tuba turyoshye. Nurangiza isahani yawe uyidekore, ibyo bita garnishing. Uyiganishinge neza ku buryo uyireba ku maso abona ari ibintu bisa neza. Kandi nanone iyo uganishinga ntabwo ushyiraho byinshi cyane, ushyiraho duke kugira ngo tutaza gupfuka ibyo watetse nyirizina. Ibyo dushaka kubona cyane ni ibyo watetse. Urabona ko hano bisa neza, bimeze neza.
nababwiye ko nzabigisha guteka kinyamwuga, mujye mudekora neza, isahani igenda isa neza irimwo amabara atandukanye, nibwo umuntu abona bisa neza akumva afite apeti yo kugira gute, yo kubirya. Ubu buryo bwa mbere nari ndi kubereka rero ni uburyo bwo gusitiminga ukoresheje koranda ndetse n'amazi ari kubira mu isafuriya. Ni uburyo bworoshye wakora igihe icyo ari cyo cyose. Uburyo bwa kabiri ngiye kububereka kuri cauliflower cyangwa se chou-fleur. Uburyo bwa kabiri ngiye kubereka butandukanye n'ubwa mbere, kuko uburyo bwa mbere twakoresheje koranda n'isafuriya, ariko ubu ngiye gukoresha ifuru cyangwa se oven. Udafite koranda wakoresha twa tuntu tw'abashinwa bajya batekamo ibituza cyangwa se batekamo dumplings, natwo dusitiminga neza cyane kandi tuba tuboneka mu ma supermarket atandukanye. Wagenda ukakagura, kaba gakoze mu migano, ukajya ugakoresha uri gusitiminga ama dumplings n'ama vegetables. Hanyuma urafata chou-fleur zawe, izo bita cauliflower, uzikoremo utwo bita uduflorist, nurangiza ufate tray yo mu ifu udusanzemo neza. Numara kudusanzamo, naho turakoresha olive oil, salt and pepper. Mbibutse ko iyo uri gutekera umuntu udakunda ibintu by'amavuta, udakunda ibintu byamugiraho ingaruka, nk'abantu barwaye umutima, abarwaye igifu, abarwaye imivuduko y'amaraso, ntugashyiremo ibintu byinshi. Ni salt and pepper gake na olive oil biramufasha. Apana gukaranga ibintu ngo bize byuzuye amavuta. Ahangaha tumaze gushyiramo umunyu n'agasenda na olive oil, turongeramo, nurangiza upfukeho aluminium hejuru. Upfukeho aluminium, numara gupfukaho aluminium ushyire mu ifuru iri muri steam methods, iri kuri 220 muri steam. Hanyuma nurangiza ubikora iminota 20. Iminota 20 kuri 220 mu ifuru, biraba bimaze kumera neza cyane. Hanyuma ya minota nishira ubivanemo, urasanga byagize gute? Urasanga imboga zawe zahiye zimeze neza. Reka dupfundure turebe, dukureho aluminium. Wow! Urabona ko imboga zacu ziri steamed, zimeze neza. Ikindi nabibutsa nuko mujye muteka imboga ntizishye cyane, zibe zifitemo akantu ka orudante, zikucukaho gake. Iyo zikucukaho gake nibwo ziba zimeze neza, nka gutya zitahiye ngo zishwanyagurike. Kirazira guteka imboga uri umuprofesiyoneri, umushefu, ngo ziteke ngo zishwanyagurike. Hariya zahiye rwose zimeze neza. Ahasigaye ukazigaburira umurwayi wawe. Izi nta murwayi utazirya kuko harimo akunyu karinganiye, olive oil, salt, hakabamo n'agapepa karinganiye. Izi mboga wazirisha umuceri, wazirisha inyama, wazirisha ibintu bigiye bitandukanye, wazirisha stew, mbese nta kintu zino mboga utazirisha. Mujye muduha ibitekerezo muri komenti, mutubwire uko bimeze. Ese amaresipi tugenda tubagezaho hari icyo abasha kubamarira? Mubona hari icyo mwigiramo? Ibyo tuba tubikeneye kugira ngo bidutere kuraje dukomeze dukore amavideo. Urabona ko ino sahani isa neza rwose, wayigaburira umurwayi udakunda ibintu by'ibivuta, urwaye igifu, umurwayi urwaye umutima, abafite za obesite, ibingibi birabafasha cyane.
Tubashimira rero kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda, kandi abatwereka ko turi kumwe muri comment mutanga ibitekerezo turabashimiye. Ubundi musharinga n'amavideo ku bantu benshi, twubake Hospitality